Muraho neza mwongeye kwirirwa ese mwatangiye Skybox kuri uyu mugoroba rero mbazanye inkuru yuko ibintu bishobora kuba bigiye guhindura isura mu biyaga bigari muri Afurika yose, mu karere muri rusange. Ni aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze gusohora itangazo ririburira abanyamerika bose, baba mu Rwanda, baba muri Afurika, bababuza kongera gukora ikintu icyo ari cyo cyose kibahuza n'igihugu cy'u Rwanda, habe gusura ingagi mu birunga, gusura igihu, gusura ibyanya byose nyaburanga. Ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze gutanga itangazo ko umuturage wabo uzarenga kuri ayo mategeko babahaye akagira icyaba kazi yake, atazagira ikintu bamubaza. Ese ibi byaba bihatse iki? Ibi byaba bishatse kuvuga iki muri politiki? Abazi ibya politiki cyane batubwira, kuko ibingibi ahantu twagiye tubimenya muri za Iraq, muri za Ukraine, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabwiraga abaturage bazo ko bagomba gushyira ibyangombwa hafi nk'uko yabigenje muri iri ngiri, kuko isaha n'isaha ibintu byahinduka, ndetse bakababuza kujya ahantu hateranira abantu benshi. Aho ngaho baravuga mu bubari, mu mikino runaka, mu maseremoni runaka. Urumva ko ibyo bintu ari ibintu rwose bitangaje cyane, ari ibintu biteye ubwoba buri muntu wese yakwibaza. Ni nyuma y'aho M23 ikomeje kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho barenze Minembwe ndetse bakaba bafashe agace ka Uvira, uko bafashe Bukavu, meme shows nuko bafashe Uvira, kuko nta mirwano myinshi yigeze ihaba, usibye abasirikare b'u Burundi bashatse gukanyiza umutsi. Ntibashakaga kuva mu birindiro byabo, biyibagije ko babakubise babavana Bukavu, babavana Goma, babavana za Kavumu. Ibyo ngibyo byabaye kuri uyu munsi, ndetse akaba ari naho itangazo risohokeye. Ese iyi ntambara yaba igana mu Rwanda nk'uko bivugwa na bamwe? Ese Felix Tshisekedi wakomeje gutuza, wakomeje kuvuga cyane we mu kanwa ke ko nta bandi bamutera ari Leta y'u Rwanda, yaba acecekanye iki? Abantu bose ntabwo bahaye agaciro ko yakoresheje abacanshuro, kandi kiriya burya ni icyaha gikomeye kuruta ibindi, kuko igihugu iyo gikoresheje abacanshuro mu ntambara cyangwa se mu mishyamiranire ibibashamiranyije n'abantu runaka, byitwa icyaha, ndetse n'icyo gihugu bakagihana cyane mu by'ukuri, ndetse bakagihana bihanukiriye. Rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zibanjirije ibindi bihugu byo ku isi gukora igisa nko gukura umutima abaturarwanda, aho babuzaga abaturage bayo bose, ndetse n'undi ufitanye isano n'umunyamerika kugira ikindi gikorwa cyo kwishimisha akorera ku butaka bw'u Rwanda, aho bavuze ikintu gikomeye, bakavuga ngo buri muntu n'icyangombwa cye agishyire hafi, ndetse munsi y'itangazo batanze hakaba harimo linki bavuga ko bibaye ngombwa cyangwa bikaba byiza bakwandika imyirondoro muri iyo linki bashyize hasi. Banyarwanda, banyarwandakazi, rero
murumva ko amazi ashobora kuba agiye kuba andi, kandi nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Kenya nayo ikaba yabwiye abaturage bayo mu by'ukuri ko bagomba gupanga ibintu byabo, inzira zikigendwa bakabipanga ndetse hakiri kare rwose, nta kintu kiraba nabi cyane. Rero ibi ngibi ni bimwe muri update dukomeje kugenda tubagezaho nk'uko twabyiyemeje ko tuzajya tubagezaho amakuru 5/5. Iyi ni inkuru itakagombye kubacika nayo mukayimenya. Ese ibindi bihugu nabyo birakora nk'ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zikoze? Ni ibintu bitangaje, ni ibintu bitumvikana, ndetse mvuze ko biteye n'ubwoba ntabwo naba nibeshye cyangwa ngo njye kure y'ukuri. Rero utarakoze subscribe, uyu niwo mwanya mwiza wo kuyikora, tukajya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ciao.